Truth or dare. How about that? See you. Reka tukine truth or dare. Yeah. Action vérité. C'est bien. Ah bah, anyway, ntabwo action ntabwo twayikora kubera live, but twakina verite tukavugisha ukuri, and then mukambaza and then nkabasubiza, sibyo? Ukuri kwanjye kandi murabizi ko mvugisha ukuri, right? N'est-ce pas? C'est bon ou pas? Dis-moi. Nimba mutumva ko c'est pas d'accord, and then later switching off the live, sibyo? Yeah. Kandi ndabizi ko muba mufite ibibazo byinshi byo kumbaza, usibye kunkubita commentaire y'ibintu biri bullshit, and then ngenda ndasoma ibibazo byanyu and then mpite nsubiza, sibyo? Okay, let's start. Okay, kandi nimba mushaka ko hari umuntu nzana again, mwambwira. It's easy. Okay. Charita, quel âge? J'ai 31 ans, bientôt 32 ans. Ouais, c'est ça. Shadi, truth or dare? No, it's only truth. Kubera ko dare, n'ubundi ntabwo mwamenya ko ndiko kora dare, you know? So, video, please. No, it's not possible. Ibintu bya video byo mubyibagirwe. Yeah. Ddumba. Okay. Zana Ddumba. Oh, okay. Ekanze Ddumba se Ddumba. Okay, nago Ddumba ariko kora request. So, c'est Ddumba. I got it. But nago kutanga request about that. Why? Get. Anyway, Ddumba. Okay. Umva cya Ddumba nacyo ngo Godfather. Anyway, anyways, listen guys, naimba kumbuye. Hello, Ddumba. Mbashadi. Ntabwo banyita. Hi, first of all. Mbashadi. Hi, how are you? I love you. Okay. Mbashadi. Okay, I love you too. Ntabwo banyita Ddumba. Bakwita guti? Ddumba. Panando ni du. Ddumba. Panando. Mbazanira. I know it's hard. Man, no, isi narindi zina nakasirno. Byibura user kuri social media uri kwitwa akazina koroheje. How about that? Shadiboo. You know, it's easy. Shadiboo. Abantu bose bahita barifata ariko none Ddumba, yeah? Nibyo cyangwa Ddumba. Mbashadi. Dushobora kuvugana tubonana. Ni guti Ddumba. Mbashadi. Ddumba siko bimeze. Oya, wait. Umva. Ikintu kimwe nshaka, urabona ko abantu bankunda bakwinginze ngo nzamure ndi guest wawe, dushobora kuvugana kuvugana tubonana. No, not really. Ubaha abantu nanjye unyubahe. Sheri kanza mubwire icyambere cyo ndiyubaha ariko ntabwo no sorry. Kukubaha turabizi ko wiyubaha, ariko noneho kubaha njyewe n'abantu bankunda. Kuba wowe n'abantu bakunda umva kandi natwe turakubaha kandi turanagukunda.
Shady, I'm sorry, but I can't right now. kubera wanyweye utuyoga twa make No, it's not. Ntabwo ari ibyo ngibyo. kubera Ese kubera iki ugomba kuvuga ibyo ngibyo? Byari ngombwa. none se why No, did you show yourself listen. First of all, nta mpamvu yo kwiyerekana kubera ko mu binsabye. Ni oya uburenganzira bwanjye. ntabwo ari ukubera Ni ko uburenganzira tubigusabye bwanjye. Listen, mba pe ndumba. urongeye Ndumba. Simbizi reka biri hard. Ndumva biri kungora none se. vuga reka kuvuga vuga du Ese washatse irindi zina. How about that? okay Ezekiel vuga Ezekiel It's hard. Ezekiel is More than hard hard that shit. Mba ndavuga Ddumba. Ezekiel is Anyway, not hard Dudu. ah How about that? Dudu. Dudu. now you're talking dude Dudu. nuko n'ubundi Dudu. nuko ubundi abakobwa beza banyita Dudu. and then Okay. ibikobwa bibi bikanyita Ddumba Okay. and then abagereranyije bakanyita Ddumba izina ryanjye Listen. So njyewe ntabwo numva ko isura yanjye ariyo igomba kuvuga sibyo uzi impamvu icyambere kankubwira njyewe ngomba kuza kuvuga me and you yeah I get it like ariko sometimes there is like a reason why njyewe ntakunda yeah, I don't want that shit nyine umva nkubwire se mbabarira ariko se wagira ko umuntu akavuga wagira ko umuntu n'abantu bawe ntabwo mbishaka turavuga turi kuri live yanjye swat cyangwa se ubyihorere umva se ariko reka mvuge nahise kubera iki utagenda nawe ugakora ukagashyira akafoto you know something like that and then tukivugira ukareba ko abantu bagenda sheki abantu first of all baba bakunda ibintu bumva it's not about so nigende nanjye nikurira we sura twigendere twikubitire exactly if you want twagiye exactly see yeah urebe ko batazi hano ndavugira amahomvo ahangaha ndi comfortable exactly twivugire it's easy and then noneho biraba byoroshye turatwisanzuye you know reka nyine mfate n'akarahure n'inywera icyakunywa exactly abangaba ntacyo kuwa mugani kuguma nje ufite nge namenyereye gukora live ngaragara gukora live nangara kuvuga ngo kwerekana kandi hari ukuntu hari abantu njya hari nk'abantu mpinga cyane ari nk'umutipe witwa Godfather uramuzi Godfather is my friend don't say any bad things could you uzanye Godfather by the way Godfather n'umutipe mpinga yari muri nuza why Godfather mupinga cyane kubera icyo mupinga se kubera ntaboneka nta n'umwe njyewe umuntu wese utinya kugaragara kubera katagaragara se kubera ko atagaragara wowe uramuzi kuna kuva mumva ko he's really I mean like ahubwo aba yabarushije actually is ni umunyabwenge kubera ko wowe bagutumye abanyabwenge uzana Godfather no ngewe hariya baba bandishije ubwenge kubera ko ushatse Godfather ntabwo wamubona ariko ushatse Shadiboo cyangwa Ddumba wamubona urumva ukuntu baba baturushije ubwenge bagenda ku ma catfish hahandi udashobora kumubona ariko twebwe turi expose bro yeah wowe niko ubibona yeah exactly ngambwira your opinion so iyo njyewe mba numva ko sibyo iyo umuntu atagaragara aba afite ikintu atinya cyangwa se do you think on social media aba afite ikintu atinya cyangwa ari ikintu ashaka kwangiza
ni ukuvuga ko wa mugani uba wumva ko wowe urumva ko n'ikintu uvuze uravuze ati bamushaka no ega nze nkubwire umuntu uzi ubwenge on social media umuntu wese uzi ubwenge ntabwo yakagombye kwigaragaza. Uwo muntu utigaragaza rero aba azi ubwenge. uzi impamvu se abahishe byinshi, umva abahishe private life yiwe. Niba umva wowe biroroshye rega kwita umva buriya uzi ukuntu ugomba kwitwararika se, kubera ko umva uhusheho gato ukakubita nk'akantu gato kabi mani kuri ino si umva bakurangiza mani. none se abasitari bose abaririmbyi bose barangizwa kubera iki? Si social media se? ni ukubera ko baba biexpoje cyane, hahandi kubabona biba byoroshe, right? icyambere njyewe ariko bariya abantu ba catfish baba bazi ubwenge ahubwo kuturusha. bo baragenda it's easy. reka nanjye ndi catfish nagenda nkavuga amagambo yose uko nyashaka, ariko wowe se niko wabivuga? no. so uritwararika, ariko bo ntabwo bitwararika. niyo mpamvu bo biremewe ko bavuga ibintu byose bashaka, ariko bo ntabwo ariko wabivuga, kubera ko wowe deja turakuzi. okay, can I mvuge? Okay, so njyewe nkuko ndakomereza aho nari ndangirije, ni ukuvuga ko iyo umuntu aguma yihishahisha, ikindi ibyo bintu nta kindi kintu aba bishakamo uretse kuba ashobora gusenya cyangwa ashobora gukora ikintu kibi, anera akavuga ati ubu ngiye kwihisha, nimba aho icyo nkora kibi ntihagire umenya. ariko hari umuntu ushobora kuza kuri social media agambiriye neza, nka Shadiboo, nka wowe, ibintu byose twakumenyeyeho byari ibintu byari visible. urumva wowe niba ari ukubyina, ari ugutwakinga, umuntu agomba kukubona. niba whatever you have done, niba ugomba kwerekana amafoto yawe, umuntu agomba kukubona. so what's the iyo uza kuba nka Godfather, probably ntabwo ufite uwo munwa ushobora kuvuga ibyo bigambo avuga, cyangwa kuba gutinyuka ibintu byinshi. ariko hari abantu bakunda ibyawe, probably n'abakunda ibye. ese baramukunda? hari umuntu ukuvuga ngo turagukunda, ubona kuvuga ngo turahurura, urumva tuba twahuruye gusa ariko ntabwo tugukunda. ibyo ni ikindi kintu. so rero cyemba numva, ese hari nka company runaka ishaka kuguha akazi kubera ufite imibare, bigenda gute? uri Godfather, yego ufite imibare myinshi, ariko dufite company runaka MTN feels like your numbers can help, imibare yawe ishobora guhelpinga. kandi Shade wasanga usinziriye. Shade yagiye kugona, nabimenye, sinzi impamvu namwatse n'ijambo. Kevin Kade, Shade yabyuka. Mucyo mante, hamagara mushuti wawe kisinziriye, kandi nta nubwo mvugiye umunota, cyahise kigenda. ndamusiga ku kalive. Mucyo mante hamagara mushuti wawe, ndamusiga ku kalive hano. Shadia arasinziriye, tumuririmbire. hamagara Shadi. Mura ijoro, I know she was drunk. Shadi kandi natubwiye kinywa amazi. oh no, ntabwo wari wabonye ko nanakanze mute really? Shadi wari usinziriye ibintu byose wari uri kumvuga nari ndi kubyumva. What the fuck? ntabwo wari urimo urabyumva. Shadi wari uryamye. uri hasi
Really? wari uryamye. Oya, nanakanze mute. Navuze Ibaze iki? ko nta nubwo wari wabibonye. Really? Navuze iki? Eh, ngo urumva ngo kandi ngo sheri wavuze ibintu Oya Shadi byinshi yavuga ngo ibyo navuze navuze. Urabyutse. no nabyumvishe Basi ibintu ahubwo mbwira ngo nkubwire iherezo kandi basi ibyo nakibwira navuze, kinywa amazi ibyo ngo kinywe nagusubije amazi nonsense nakubwiye unywa amazi nyine. kuba iki ngomba kunywa amazi ariko You're sleeping. no I'm not What were you doing? I'm here to talking with my people sheri barankumbuye bro Maze 20 listen minutes tugutegereje. I know. yararaye nakubwiye ko yari iri kuri mute nakumvaga nkagusubiza ariko ntabwo nari nzi ko like actually nari nagiye kuri toilet by the way so anyway urabona impamvu n'umuntu agomba kugaragara nk'ubu wansize ndimo ndibaraguza uhita ujya kuri toilette. okay nta kibazo reka nze mbereke uza plaf Parafo se tuba turimo turareba wowe. ntabwo mba nshaka kwigaragaza reka So bashaka kumbura mujye muza kundeba haba that kandi wasanga Shadi aba yabifashe kadi gasindishe kuriya. I know. naribi uwifuza n'uwakwifuza n'uwifuza gusangira nanjye no sense ese mbaduba urumva bimeze gute kuba uri kumwe nanjye kuri live birarenze pe. Birenze ubungubu nubwo urashaka kumbona kuri live kumbona n'isura yanjye ariko ntabwo naguha iyo privilege you know? It's the other charger of a long time. We said that back in the days. Yeah, checking about. So rero uratuma abandi bantu bose baba bavuga ngo shaki iki no ntibababeshye sheri oh my god anyways cyane mbakumbuye by the way simbizi nimba mwari munkumbuye ariko abatari bankumbuye ndabizi ko mwari munkumbuye nubwo mwamwijisha by the way mwari munkumbuye shagi la shagi ouais naba nanyweye okay nanyweye so anyway what's going on Instagram imeze gute Shad. Ddumba okay namwakiriye anyways Ddumba how are you ko ngiye kukubaza ibibazo mu buzima bwawe sibyo kandi nawe truth or dare I mean it's only truth Shad ni wowe uyoboye ibi biboro icyo ushaka nicyo nkoresha sho. Exactly reka nze nkumbaze rero sasa ni iki kintu uba ubona ko Shadi yahindura uburyo yitwaramo ni iki kintu Shadi yahindura uburyo yitwaramo aha ni ubuhe buryo Shadi mbona yahindura bijyanye n'imyitwarire ye ikintu Shadi mbona yahindura bijyanye n'imyitwarire ye sibyo nicyo mbashije ikinyarwanda ariko ni iki kintu ubona nahindukamo you don't know me but iki kintu Shadi uwo nshoboye kubona ku mbuga ni iki nabona yahindura exactly voilà okay ngo ushaka kuneza abantu wo ku mbuga ntacyo really wo ku mbuga ntacyo uretse ko maybe kugaragara cyane ntabwo kigaragara usigaye warabuze nuko mba ndi busy
kugaragara cyane ariko sinakubwira ngo ibi none se amafoto meza kuba ese ni mwiza ikintu kintu muba mushaka exactly ku mbuga njyewe ntabwo I don't know like pana ese ubundi ni iki kintu mwabonye aha ngomba kugarura again nko kubyina wakugarura no way Sheri, that's the problem about you guys mwebwe mufite ikibazo kimwe nta nubwo muba muzi ikintu mushaka mu buzima bwanyu si so ni ukuvuga ngo the more ikintu cyo kubyina ikintu cya pictures ikintu ibintu unkora it's always hari umuntu ukubwiye hari umuntu ukubwiye ngo hinduka garukira Imana ukuntu usira umva imana ihorana nanjye nk'umusiramu life is short mwebwe muba mujudging ihorana namwe so let me tell you something Ddumba listen the problem about people ntabwo baba bazi about people ahubwo nibamenya people bazamenya uburyo bitwaramo n'abantu bari people urumva so please mumenye abantu kugira ngo mumenyane n'abantu how can I say that I wish mwamenya ijambo rimwe ryo kuvuga umuntu sibyo ryo kuvuga umuntu wenyine kugira ngo mwumve ikintu umuntu Shadiboo abantu baravuga ngo wasinze it's okay n'ubundi ndabimenyereye ndabimenyereye ya ariko mu butaha mani muzite ku kiremwa muntu ande mumenye umuntu muciringane n'umuntu mani umenye umuntu uwo ari we exactly nimumenye umuntu muzamenya umusinzi uwo ari we trust me nimumenye umuntu muzamenya umusinzi uwo ari we I know exactly ariko uzi ko wavugane nta muntu bazi ntiwavugane nta muntu bazi wallahi nibamenye umuntu I swear to God bazamenya nanjye ndababona ko nta muntu bazi nibamenye umuntu bazamenya umusinzi uwo ari we icyo kintu nimumenye umuntu umva aho ngaho muzamenye umusinzi ko ari trust me muzavuga ati namenye umusinzi uwo ari we yeah so it's easy mwamwumva ko umuntu ngo ni marayika ni hariya ngo yitangiye ngo mwagiye hariya gupafominga muri make mwumva ko ngo tutabacishemo ijisho no sense urumva tuba twarabacishemo ijisho Sheri mukagenda hariya kuri stage ngo wiki ngo murahogoza ngo muraririmba ngo mukoze iki amapa Sheri ni iki kintu njye nakora muri boîte mwemwe mutakora niki mumbwire mwarangiza mukambwira ngo njyewe ni iki kintu usibye okay inzoga turazisangira mwese kuko mwebwe muranandusha no sense hari n'abandi bambwira ngo mbagurire nk'abagurira bro Shadi no come on oya tujye tuvuga oya nitushaka kuvuga tuzavuga muhora mwumvitiraho ibintu nazi ibyo ari byo ntari ngenda byemera yes I do how about you mwebwe mwumva ko muri abera mwumva ko muri abera muzajya mu ijuru nta juru rirenze kuri ino si mu buzima ese mwe muzi iki kuri ino si wanditse nkavuga Shadi wanditse nkavuga ariko se bite byawe ko ari live yanjye wowe bite byawe umva
ndashaka kugusaba basi ushobora kugenda ukongera ukanywa amazi. niyo ndi kunywa, trust me. No, gira Trust gutya me. glass cyangwa agacupa gashaking tukumva. Humura sheri, ndamva. I'm drinking. Okay, drink more water. Gambwira. Mbwira se. Nicyo nashaka kubwira, komeza uvuga ibyo wavugaga. Yeah, exactly. Mwebwe muba mugenda kuperforminga mu rusengero, mwumva muri kuperformingira. Ese tuba tutandukaniye, mwebwe mugenda mukubita za dagi cyangwa se amapiano mu rusengero, njyewe nyikubita muri boîte, urumva? Mukumva ko ngo we are not the same. We umva omwa njyewe ariko mba numva turi kimwe, trust me. ngo shagi ngo no way shiri, twese tukubita papa hejuru, tugashaka agapira hejuru tukakabura, ngo papa tukubita akantu kakwaje ubundi tukakubita hejuru. ngo mujye muri gisisheri, mujye muhavinga fun, mujye mwemera ibintu. Nje moi I'm not perfect. I'm not perfect. I'm not pretending to be perfect. But you guys pretend to be perfect. We are not the same. We are not the same. Me, I'm not perfect, Shady. Yeah, I'm not perfect. Moi, nemera ibyanjye. Ariko se mwebwe muhora mwigira ngo ba marayika, ngo mwigize ngo ba je sais pas. And then nzaba mudoro. Sha, I can't wait. Ariko ngo umunsi w'imena kwiza buryari, I can't wait. I can't wait. No, I can't wait to. I can't wait. Nibe nangiye nemera ibyaha byanyu byose, cyangwa se I'm not perfect person. That perfect. Umva uko muzanyita byose, uko muzanyita kose. Shade, ni ikihe cyaha wakoze cyane? Ni ikihe cyaha wakoze cyane? Ikihe cyaha wakoze cyane ukavuga ati mu byaha byose babuza abantu, iki cyaha naragikoze cyane, Mana mbabarira? Shakumbura muri byaha sinzemera ibi byaha. Hari ukubesha, hari ugusambana, hari buri muntu mu Islam, buri umva kereka nimba nari ikiremwa muntu, njye mva ndacumura ku munsi inshuro nyinshi cyane. Ni ikihe cyaha wowe uvuga Shade ati wigeze gukora cyane ukavuga ati iki cyaha naragikoze sana kabisa? I don't know, ntacyo njye muri ibyaha. Twavuga gusambana. Gusambana yego ku mana yanjye, bisa nacyo ni icyaha. Njye nabonye twari n'icyaha maze iyo bazi nacyo ni icyaha. Nimba ari icyaha cyane mva, ariko se kuki mujya kuri icyo kintu? Why? Gusambana ntabwo ari icyaha. Listen, ni ukubera ko nabonye ko abantu benshi basambana, nkabona ko ari ibintu biri normal. How about that? Nabonye ari ibintu biri normal. Wabonye gusambana ari ibintu bisanzwe? Sheri, nabonye ari ibintu biri normal. Ahubwo ni guilty. Like, how do you feel iyo ukoze icyo kintu? Urumva? Ariko it's not about gusambana. Ni having sex with someone utamerita cyangwa iki, you know, nawe kuvuga ngo de vierge, nasugize iki, hari ibyo byo turabizi. So ahubwo biriya bintu babite ngo Jesus ngo iki ngo gusama. Sheri, mwese byose murabizi ko muba mwibeshya, murabizi neza. Abantu bankurikira, abantu bose bari kuri live hano barabizi neza ko babibeshya, mva barabeshya tu. Umva Shade, reka nkubaza, gusambana ni icyaha ntabwo ari icyaha? Gusambana n'umugabo w'umugore runaka ni icyaha, ariko nimba uhavinze sex n'umuntu, you know, like a partner,
your umuntu partner mu umuntu mu byumvikanye adafite umugabo. I don't think need feelings. Yeah, feelings, it's fine. We yo wumva ufiringa umuntu Shanjye wari mba numva nta cyaha kirimo pe. Nimba ari n'icyaha Imana izambabarire pe kubera ko iryo kosa umva nimba ari ibyo ngibyo nzajya ikuzimu pe. Cause nese ikibazo nakubajije mu byaha byose bavuga ko ari ibyaha, gusambana cyaba ari icyaha wakoze cyane kurusha ibindi? gusambana cyaba ari icyaha no wakoze cyane? sheri gusambana ntabwo ari icyaha, kubeshya ni icyaha. Trust me. Wallahi billahi, trust me. Lying nsubiriramo ku ka fuck you mbwiye. Ongera umbwire fuck you. Ongera umbwire fuck you. ntabwo mbivuga. Umva gusambana ntabwo ari icyaha, kubeshya ni icyaha. Okay. It's okay. Cheers for what? But for real, it's true. Gusambana ntabwo ari icyaha, but kubeshya ni icyaha. Katuvuge ni threesome. Katuvuge hari threesome, threesome urayizi yari. Umva Ddumba wanjye gusambana kwiba everything ntabwo ari icyaha, ariko kubeshya mana ururimi nicyo kintu kibi. Urumva kubeshya nicyo cyaha mbere. Nimba nawe uri umuyisilamu wallahi nawe urabizi ibyo bintu ndi kuvuga, ariko nimba utabizi uri hasi. Elfo ariko nibyo mani, nibyo ariko nibyo mbitekerejeho. nibyo wallahi nimba utabizi nawe ubimenye mani. Kubeshya nicyo ururimi, ubundi ikintu kizatwicisha hano nimba ko mani ikintu cyatwicisha nimba ari kantu kabi kambere, ntabwo ari agapipi. Akantu kabi nakarimi sheri, trust me. Agapipi kararengana. Oya kararengana. Akarimi sheri, akarimi niko kabi. ariko mucomante we yagiye cyangwa mucomante cyagiye Shadiboo. I don't know. Kiba cyamurenze reka, kiba cyamurenze. Ushite wabaye yumva yaba ese Shad. Anyways, yeah. Nicyo mva ururimi rwanyu nicyo kintu cya mbere kibi. Nge ariko Ddumba, nubwo tutarebana, nubwo tutari kurebana nk'uko abandi bose murebana, I don't like it. Urumva? So, simubeshye. Ikintu nge experience ya mbere nagize hano kuri ino si ni uko abantu bafite akarimi kabi. Bazakubeshya ngo ni igitsina kibi, ngo ni ijisho ribi. Ijisho naryo ririmo, ariko cyambere ni ururimi rubi. Trust me. Ururimi ni ikintu, akarimi ni ikintu kibi. Nese Shad, ko njya numva abantu bakwita indaya, ukaba uno munsi urimo uravuga ngo gusambana. Sika karimi se ni ka karimi reka, ntabwo uri kumva ni ka karimi abantu bari indaya. Exactly. ariko ntabwo narangije abantu bakwita indaya kandi nawe warangiza ugahita uvuga ngo gusambana ntabwo ari icyaha, bijyanye n'abantu ukuntu batekereza, kandi bazi ko umuntu ashobora kuvuga ko gusambana atari icyaha kabisa yaba indaya. Urumva aho ngaho abantu iyo bakwise indaya batari byo?
umva nakubwiye ngo kubera njyewe twese umuntu hano yavuze iyo umuntu avuze ngo gusambana si icyaha njyewe nzi ko ari icyaha mpita mvuga dore ni ese indaya kubera nyumvira icyo indaya wumva ko ari icyaha Hmm? kubera icyo wumva ko ari icyaha kubera byanditswe tubiri mu mucyo kubera ko wacu byanditswe byanditswe mu bitabo by'Imana Bibiliya na Korani no mu mucyo ese bitanditswe wacu mu mucyo wa kinyarwanda ntabwo bitanditswe twese bitanditswe how do you feel like usambanyije umwana w'umuntu wabyumva umva utitaye ku bintu byanditswe ngaha tureke ibintu byanditswe how do you feel like mbwira urashaka kumbwira ati n'ibintu umva twese dufite amarangamutima erega turaba urashaka kumbwira ati nta hantu nasomye ariko indyamanye n'umwana w'umuntu how do I feel ni nkumi ingingo urankomye nta gitabo nabonye nta bintu nabonye wabyumva umeze gute atuvuge ndi nk'ihene meze nk'imbwa meze nk'inka ntabwo no that oya reka tubishire ku ruhande ibyo byose sibyo nk'umwana wawe w'umukobwa bamukomye ari umwana akiri muto how do you feel nk'umuntu w'umugabo wabyumva gute sibyo bamukomye nababara umuntu wo hanze amukomye akiri muto mbwira utarinze kuzana ibintu by'amadini cyangwa ibiki by'ibintu by'ibitabo we mbwira na feelings we mbwira nk'umuntu ikiremwa muntu wabifilinga gute iyo uvuze umwana wanjye ntabwo mbyumva neza ibyo ushatse kumbaza kereka umbwiye ati wowe Ddumba iyo ndamufite ufite umwana w'umuhungu cyangwa umukobwa bose ufite ako kabiri n'umuhungu umwe fata umwana I'm sorry to say that fata umwana w'umukobwa ngaba baramukomeye akiri muto sibyo wabifilinga gute wabifilinga cyangwa wawe naba barakiri muto exactly ngaho thank you so much ibyo birahagije ibyo bintu birahagije ku buryo ushobora kubikubita muri Quran sibyo do you understand yeah no I'm not understanding you don't she's saying if a pedophile did your girl if a pedophile did my girl yeah but it's not adding up still I feel Peter sheri ushaka nyine like ibintu byo muri Quran ngo iki no abantu muri comment munyandikisha ibyo ashatse kumenyesha eka nze nkubwire uzi impamvu like nge impamvu nemera Quran ni ibintu mba ndi kuvivamo nkabona ko ari the same nkabona biri kugana muri Quran urumva nawe rero nimba utumva icyo kintu nkaho kikuganisha muri Quran I swear to God none se wa feeling iki ubundi se nakubwira iki ibintu ndiko manye ibintu ncamo ibya bindi like viva muri nyine ni bya bintu baba baranyigishe bya Quran urumva pana byose ariko omwa byinshi muri byo ndabivivamo Shadia reka nkubaze mu Korani baravuga ngo gusambana ni icyaha no muri Bibiliya bakavuga ngo cyambana ni icyaha wowe Shadia uravuze ngo gusambana si icyaha abantu bose hafi ku isi yose bazi ko gusambana ari icyaha Shadia isobanure gusambana icyambere cyo mwafashe nkaho ari izina ribi sibyo gusambana mu kinyarwanda ni izina ribi by the way ariko reka tubishe mu gifaransa no mu cyongereza
twumve Mhm. ko ari izina ribi sibyo Mhm. making love Oya. no baiser cyangwa iki oya Baiser ya français. Fuck. no it's not about baiser no kubera ko n'ubundi ese gukora urukundo mu kinyarwanda gukora urukundo nta nubwo wajya babivuga mu buzima ibintu byose ni ugusambana wallahi ibintu byose ni ugusambana hari umuntu uvuze muri comment ngo gusambana ni umugisha ni making I mean ni faire l'amour and then making love right so it's something amazing something sweet something you know so gusambana ni umugisha sibyo umugisha Mm. oh yeah ntabwo ari umugisha no actually ntabwo njye nabivuga muri ubwo buryo uburyo uri kubivugamo ntabwo nabigusubiza muri ubwo buryo please I beg urumva I can't no hari Okay. fuck niyo gusambana right Mhm. ese ko iki turi kugenda muri fuck no kubera ko ari byo mukunda sureba Okay. see the point reba ahantu muri kugana ese ko iki mutari kuzana iyindi point y'ingirakamaro ahubwo mukazana muri point yo gusambana cyangwa ya fuck why Shadi kubera iki nawe yambwira Ddumba why kubera icyo utari kuzana iyindi point iyigisha abandi bantu kubera ko urabizi neza ko abantu bose ikintu kibenteresa ari ibintu by'ubusambanyi right aba bantu bose bari kuzamuka hano ikintu kibenteresa ni ibintu by'ubusambanyi basi tubyorere tubisa do you have a boyfriend wow ibintu byo gusambana tubyorere Shadi do you have a boyfriend really yeah tubyorere kuko ndabona nyine wayagaye cyane ngo nibyo dushaka kumenya naki tubyorere ufite boyfriend nari it's okay ufite boyfriend it's okay it's fine ufite boyfriend Shadi exactly yeah ariko numvise ko ngo ufite boyfriend uruta ngo ufite boyfriend uruta imyaka uko mubishaka kubyumva bimeze gute ngo wakopeye Zari opinion zanyu sheri it's okay nta kibazo nibyo cyane ntabwo ari byo sheri opinion zanyu it's okay what's the truth ukuri ni ukuri nta kuri njyewe ngomba sheri nta na kimwe sibyo ibyo mushaka kumva rega biroroshye hano ni social media sheri so buri muntu wese agomba gufata ibyo ashaka cyangwa abireke it's easy Shadi uzakora ubukwe ryari igihe Imana izabishakira Imana kandi Imana uvuga ko ariko Imana yaragowe nayo Imana urayikoresha ahasigaye ugahita uyikasa mu bintu byayo wahize ukayikoresha ntabwo umva hold on Ddumba mbabara ndakwiginze umva ndakwiginze sibyo mbabarira nzi ukuntu nubaha Imana simbizi Imana yaba iyo ariyo ariko njyewe respect God Allah sibyo kandi ntuzigere wongera n'undi munsi kuvuga ayo magambo sibyo abeg n'undi munsi gukora iki n'undi munsi kongera kuvuga ayo magambo ayahe magambo ayuvuze mvuze ngo neza ko si wowe njye nigeze mvuga iki no I can't nawe urabizi sibyo we wavuze ngo genda kwiginze sheri tugomba kuvuga ibindi byose biri funny biki byose I know ariko ntuzane ibintu by'Imana hano alright si wowe wabigize yeah so tuvuga ibindi ariko ntuzane ibintu by'Imana okay uzakora ubukwe ryari
mva ubukwe none se ubukwe ni ubukwe nyine why nakubajije ese kuza uzakora ubukwe ni ibiki like for real what is ubukwe Shadia ese ubukwe ni ubukwe iki umva ndumva eka nze nkubaze ikibazo ubukwe kuri wowe ku maso icyo yawe nshimye ni cyane igiki cyane ko utongeye kumbwira ko ngo Imana nibishaka ibyo ndabishimiye umva thank you ndakwiyemye wowe first of all ntituzane ibintu by'Imana Imana umva ntituzane ibintu Imana tuyikure muri ibi bintu pe Imana mujye twubahane pe ndabyemera uzakora ubukwe ryawe umva uzakora ubukwe ryawe ubukwe ni igiki ngira definition y'ubukwe ubukwe ni hahandi Shadia tumubona Shadia wo kuw'imihanda umugabo akaza first of all akamwambika fiançailles akaniringa down akamwambika fiançailles wigeze no kubivuga by the way ko ukeneye umuntu nabonye akavideo Samu yakicisha kishwa kanibaza kutagiye muri toilet again wowe upima ndimo wanywe ituzi n'utuyoga tw'amata zose ntabwo zijyana muri toilette by the way ugiye Shadia urashaka muhe location Shadia imbaraga kose bumva ko location zose ari zo muri toilette niko iziwanyu zimeze zo muri Canada uranyagwa guzasha sheri umva location zose niko zimeze numbwire ko usubiyeho urumva nkajya naho ubwiragije I know, oh my god ariko barabimbwiye ko mfite power ko mfite iki power ugera ikinamuru kumara ujye muri toilette ibintu byose bita birahinduka mwana arimo ndamubwira iki mumbwire muri comment nkomeze I know ngira warugeze nyara twumve inkari zimanuka muri toilette kuko you wish ntabwo wabiva aratwumve sheri barakubesheje rero nubwo narimo ndavuga ibi murimo muri live n'abandi bose urumva umuntu akaza urumva numvise hano haba ari abantu baba bakurikira baguma bakurikira umuntu akaza agapfukama akaguha fiançailles akagushiraho impeta urumva next day tukakubona bagutwaye probably mu muzigiti uri kuri nika mwambaye kwa kundi uri Dubai muri nuza mukagenda muri ibintu byose tukakubona za Jamaica muri honeymoon n'ubukwe bwa danje and then warangiza ugahita usetura n'umugabo wawe tukajya tubona amafoto yawe wiposting uri kumwe n'umugabo having fun mufite udufoto twiza like that kind of life iyo ntabwo wumva kuzayigeraho nzayigeraho ntabyo ukeneye ntabyo wifuza ntabyo ubona nawe umeze nka Muyango ujya uvuga Muyango niwo muntu Muyango niwo muntu avuga ari kuri telefone kuki ubu bizanye ibyo bintu ndumva wayo icyo turimo turaganira we are talking about me and you no se kuki uzanye abandi bantu ise twarimo turavuga ariko nta mpamvu yo kuzana abandi bantu that's not good kandi urabizi ko abahe nazanye abahe nese kuki ubuzanye Muyango muri iyo nusuje Muyango nage nari kandi ubwire umva ngubwire Ddumba I don't like this nese Muyango muvuze hiki oya none si byari ngombwa kuzana Muyango but she's my friend she's your friend but none si part of this nuza sujet nese muvuze nabi yes none se kubera iki umuzanyemo ibyo n'ubusutwa sheri if you don't know jendi sutwa but you don't but you're a man you have a kid man you don't need to nta mpamvu yo kuzana man n'umugore mugenzi wanjye nta n'impamvu man nimba tuvuganye tugomba kuvugana
me and you apana kuzana ikindi gitsina gore hagati yacu urumva why nuko kandi warize urarira iki uraza kurira iki nuko warize ngo nuza kujya nuko watangiye witurira ngo nuza gutwara iyi nzu n'iki ngo humura nta kibazo it's okay nurire ndakumva aho uje humura ndabizi I know what you want ariko kandi nkubwire ujye wubaha umugore w'umugabo you know urumva icyo kintu ujye wubaha umugore w'umugabo niye mpamvu like uzanye muyango right now twari kuvugana between me and you kubera icyo uzana abandi bantu hagati yanjye nawe why should it be you like uvuge ubwawe n'ubuzima bwawe nimba uzana ubwawe cyangwa uzana ubwanjye it's fine apana ubw'abandi bro okay umva grow up bro okay umva shadi ushaka sheri urambona umva shadi kubera ko nabonye ukuntu utangiye kumprovoka kandi I didn't want to but nimba ushaka please umva be careful shadi umva ntabwo nkunda ko uzana ubuzima bw'abandi bantu bo hanze hano right now alright umva shadi mbabarira neno utangiye kuvuga ngo ndarira ndakumva kurira se umva listen to me namadini yo narira Ddumba trust me ngaho mbabarira uri kumprovoka kandi I don't want that shit okay mbabarira se cyashari wambabariye sinzongera urambabariye let's go okay uzarongorwa ryari birakureba se shadi ubu nabyo nabigiye kubintukira birakureba se nese nisinumva eka nze mbwire this is anyway eka nze mbikwihorere kubera ko ushaka gutwika kugira ngo ubone aba followers eka nze mwihorere habaza nkugiriye muyoga ariko ntuwongere kuzana abandi bantu bo hanze nabisabiye imbabazi ibyo nabisabiye imbabazi we ivuge ariko ego nabisabiye imbabazi apana abandi bantu bo hanze man leave them alone they're okay narangije nasabye imbabazi ngaho mbwira ibintu byo kwivugisha ngo muri abashuti ariko kuko iki muba mwivugisha ngo muri abashuti and then mukabazana muri game mukabazana mu bintu bibasa man what kind of friendship is that mwarangiza mukavuga ngo muri inshuti waba uri inshuti y'umuntu mwarangiza mukavuga ati ngo kanaka ukamumasha n'inzizina and then ngo turi inshuti no this is not friendship sheri friendship ni umuntu ugomba kuprotectinga no matter what urumva just in case utarubizi you need to know sheri you need to protect your friend urumva nuko rero uzajya umprotectinga ngo turi inshuti no namwe murabyumva umva muyango nisya ubwo none muyango umuzanye why for kubera icyo umuzanye umuntu w'abandi nta mpamvu ntabwo yarazi sije ibiki wallahi mwumva ukuntu mugira itiku n'ibintu by'ishaza na zirya ari byo why kubera iki umuzanye muri iyi sababu man it was a me and you and then ukazana sababu ngo muyango really wananyise ukavuga ngo she's my friend wow mbibonye friendship really Seringendi man ishyanye ngomba kuyiprotecting nta n'ubwo nayizana muri ibi bintu bro but
none se Shadi angana banza umbwire kuko nagusabye imbabazi waze kumbabarira. oya ntabwo nakubabarira njye na nubwo naba inshuti yawe nawe kubera ko ukuntu nimba ari uba inshuti n'abandi bantu man you are fake uri hasi man uri hasi you need to be loyal man loyal you know you need to be loyal to your friend bro Okay, nta mpamvu yo okay, kubizana muri ino okay, suje umva twe turimo ndaza kuvuga urampa umwanya mvuge Okay, dushobora kubyihorera ibyo ngibyo tugasimbuka ku bindi bikurikiraho. okay it's fine Okay, uzarongorwa ryari? ese kuki ubyibandaho ibyo Nacyo ni bintu ikibazo nk'ibindi nacyo ushobora kuntukira icyo ngicyo nariko tugakomeza nacyo tukakireka tugafata ikindi. inshallah imana nishaka How cute is that? How cute is that? Okay. Ese ngiye kutambaza. ese eka nze nkubwire Ddumba ubona sosiyete nyarwanda imeze gute? Are you laughing? Okay. Okay. That was tough. Wow. Kiraseka. Joanne, urazi ko kiseka? Ntabwo urabizi ko yangiritse bimeze. Waba urasetse bigeze aho ngaho. Okay, let me laugh. Okay, let me laugh. Okay, can you then? Sticky. I've never seen. Okay. Oh, wow. Twatangiye. Okay. Reka nsobanure. Sosiyete nyarwanda sibyo? Sosiyete nyarwanda ndabona ari abantu bagira amashari urumva ni abantu batifuriza abandi ibyiza. Ibyo nibyo byagusekeje? Really? Wow. None se utaniye nabo? none se jyewe ndi umuntu mubi ntabwo nkwifuriza icyiza. Ese niyo mpamvu usitse gutya. I was like, you know, nari nzi kujya kuvuga sosiyete nyarwanda. It's so funny, like, they are so comedy. Wenda bazakora ibintu biri comedy or whatever, you know, kombi. Ngo ni abantu bagira amashyari. Ende mugaseka bigezeho. Wow. Ni ahantu mutaniye nawe. nanjye reka nkubaze sibyo? Wowe ubona sosiyete nyarwanda imeze gute? Njye ntabwo ngiye guseka. Okay, ngaho subiza ntuseke. Sosiyete nyarwanda they are trying, bari kugerageza urumva, usibye ko badafite support, usibye ko bafite abantu nkamwe mu baseka urumva, but bari kugerageza kandi bari kugera kuri, trust me, bari kugera kuri, ariko bakeneye abantu nyine nkamwe nyine anyway simbizi niba mugomba kubaseka cyangwa ariko ntabwo mugomba kubaseka. By the way, this is not really fun. Actually Ddumba wowe kugira ngo wowe wirirwe uririmba indirimbo zariya hina hehe wakagombye guhera kuri ariya ni jugumira, you know. So and then we need to support each other. Actually ikintu abanyarwanda babura
ni ukugira ngo bafiringe ko abanyarwanda bashoboye urumva, and then bagomba gusapotinga each other, bagasapotingana each other, na na Mhm. na 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 bintu nta bintu by'amashyari nk'uko wabivugaga, nta bintu byo gusekana, nta bintu by'ibiki, nta bintu byo kwirondaronda whatever. So kuko bose barashoboye, trust me, barashoboye, they are so good, but the thing is ikintu babura ni support, like na support yacu dufite, ariko ubundi barabifite tu, byose barabifite barabifite, bazi kuririmba, man, everything barabifite. sosiyete nyarwanda Babura ni twebwe, ikintu babura ni twebwe kugira ngo umuziki nyine uzamuke, and then twumve ko natwe we are the best, kuko aya ni mahanga. urimo uravuga umuziki cyangwa sosiyete nyarwanda? Ahubwo najya mu muziki, erega nibyo ndimo. Okay. Nyamara numva ariyo sosiyete ndimo, none murandenganya for real. Njye nagiye mu muziki, hari n'ibindi se, hari n'ibindi, ibyo ntabwo bindeba. None se umva buri muntu wese ajya avuga ibyo akunda, none se bigenze gute? Njye ndi mu muziki. hari n'ibindi ngomba gusapoti, ngomba cyane abo bazaza bavuga. Hari ikintu nshoboye kubona baza kuri live bavuge, hari ikintu nshoboye kubona, nzabare kuvuga ibyo nishimiye. Ibyo nibyo ndimo, ubwo mvuze ibyo ndimo, ubwo niyo sosiyete ndimo, ubwo rero nimba ari n'iyindi sosiyete ibyo ntabwo indebamo. I'm sorry. I'm really sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm really sorry. ntabwo nzi ko yindi sosiyete pe. I'm sorry. Yindi sosiyete ihari. I'm really sorry. I'm sorry. Ndumva yindi sosiyete, niyihe sosiyete yari ihari? Uratwika ugenda ari umuziki wonyine. I'm sorry. I'm real sorry. Oh my God.